tubasanze mu myiteguro mwitoza twabonye umwuka bari mwiza bishyushye. Niko tuba twimereye hariya nyine aratwita mu gikoni, hari n'ahantu tutegurira ibintu tuzahereza abakunzi b'umwami Yesu kugira ngo babashe kunezerwa. Rero no kuvuga ngo natwe tubanza kunezerwa ari ahantu mwadusanze. Hashyushye urumva harimo byinshi, harimo ibirungo, harimo umuriro, hari oderi nziza cyane. Nawe ngira ngo abonye muri wadusanzemo, doko noneho yo bigiye mu by'umurimo w'Imana usanga hari ibindi kuko babiherekejwe n'imbaraga z'umwuka wera. Kandi umwuka wera yari ahantu haba hari umunezero udasanzwe. Uyu mwaka turashima Imana yuko Imana yaturinze. Kimwe cyo navuga nuko dufite amashimwe nka Shalom kuko Imana yaduhisemo muri imyaka ibanje mbese ni ikurikiye kuko yadutangije kugira ngo tuyikorere. Turashima rero ko icyizere yatugiriye. Rero nk'abari Imana agira icyizere natwe bituma tugira plan d'action dufite ubwacu kugira ngo tubashe gukorera neza umurimo w'Imana. Uyu mwaka rero 2019 ugeze hagati, ntabwo ibikorwa byacu byigeze bihagarara na rimwe. Ntekereza ko twakoze ibikorwa bitandukanye by'ivuga butumwa, twitara ibiterane bitandukanye. Dufite n'ibindi natwe ubwacu dufite igitaramo turi gutegura ku buryo impera z'uyu mwaka turi bukibagezeho kimeze neza. Turacyari kugitegura tunagisengera kugira ngo ibintu bizagende neza. Mu by'ukuri nk'uko bivuze, iki ni igihe cyo kwenjoyinga ibintu twagiye dukora. Natwe ubwacu nibwo turi kubona feedback nziza z'umurimo w'Imana twagiye dukora. Imana yadukoresheje mu mwaka ushize kuri iriya album twakoreye muri Kigali Serena. Hari indirimbo zitwa Nyabihanga, Turagukurikiye, Imana yo mu ijuru, Nzira tumusaraba, ni nyinshi zagiye zikundwa. Niyo ugiye kuri YouTube urabibona, ubona indirimbo irebwa n'abantu 10,000, 15,000. No kuvuga ko ukareba na comment ziba ziriho, ubusanga byose ari dusunikira kugira courage mu murimo w'Imana. Rero ni nayo mpamvu uyu mwaka tutacogoye, byagiye biduha imbaraga zo gukomeza gukora tudasubiye inyuma. Hari nk'indirimbo muri aya mezi yatambutse, urumva kuva mu kwambere kugera no ku kwezi kwa gatandatu kwa gatanu, hari indirimbo tumaze gukora ebyiri zakunzwe cyane. Hari nk'indirimbo ivuga ngo nta soni ifite, ubu yigiye kureba kuri YouTube usanga imaze kurebwa n'abantu hafi 9,000. Hari indirimbo ivuga ngo uravuga bikaba bimaze ukwezi, imaze kurebwa n'abantu hafi 8,000. Hariho comment nziza cyane, no kuvuga ko ntago ducogoye, ntago dusubiye inyuma kubera yuko Imana yadushyigikiye. Ni kimwe mu bimenyetso dufite. Kandi urumva ntago dufite album twakoreye muri Kigali Convention umwaka ushize, nayo niyo kwishimira iri visuel. Ngira ngo yarangiye gutunganywa mu minsi iri imbere, mu gihe kitarambiranye mutangira kubona amashusho meza agize ziriya ndirimbo twakoreye muri Kigali Convention. Urumva ko ntago twacogoye. Ibintu twari mu mwaka ushize byadusunikiye gukomeza gukora cyane kuko ntaho turagera mu bivuga butumwa, ahubwo dusaba Imana ngo duhe imbaraga kugira ngo ikomeze dukoreshe naho tutari twagera tuhagere. Kuko urebye icyo twirinda no kwihimbaza no kwirata, ahubwo twirata yaduhamagaye ari nayo dushoboza. Urabona ko imyiteguro irakomeye. Ejo bundi twari turi mu gitaramo cya Dani Mutabazi. Ibyo ni ibintu byose biri gukorwa, kandi uzi ko amarepetisiyo, gutegura ingendo ni ibintu biba biri mu nshingano za komite. Iyo rero ukoze urugendo ugakora ivuga butumwa rikagenda neza, abantu bagahindukira Kristo, riba ari ishimwe kuri weho nk'umuntu muri komite, wumva washimira Imana. Ubu weekend ku cyumweru turaba turi Rwamagana muri Sempe Rwamagana. Ukwezi gutaha ku itariki 14 tuzaba turi muri Anglican Church hariya ku Giporoso kwa Kanoni Nutayisire. No kuvuga ngo twicara dukora ibyo kwishimira ni byinshi. Iyo ukora rero umuntu bikagaragara ko agukeneye, biba bigaragara yuko uri gukora. Niyo mpamvu nta gihe cyo gupfusha ubushake tugira, duhora dukora. Imana iduha ibintu bishyashya natwe tukabiha ku bantu babakunzi b'umusaraba. Ubundi abo ngabo tubita abafatanyabikorwa. Abafatanyabikorwa bacu rero nabo nkuko nabikubwiye tubana umunsi ku wundi. Mu bihe ibyo ari byo byose tugomba kubana, kandi buriya sintekereza yuko umuntu yagukunda uri mu bihe byiza no mu bihe bibi yagusiga uwo ntago afite urukundo. Ariko mu bibi no mu byiza burya umuntu agukunda murabana. Icyo rero nabasaba abafatanya ibikorwa bacu ni ugukomeza kudusengera kugira ngo Uwiteka agomeze adukoreshe, kandi adukoreshe iby'ubutwari, kuko ntaho twari twakagera ukurikije naho tuvuye. Hari ahandi dushaka kugera, dushaka gukora ivuga butumwa ryagutse rigera ku mpande zose z'isi. Nkuko ubona twicara tugakurikirana abavuga butumwa ba South Africa, abanyamerika,
bakora worship bahimbaza Imana. Umuntu akaba ari muri Afurika agafashwa na bari abantu. Dushaka gukora ibintu bifite imbaraga ku buryo umuntu ashaka kuba ari ku mugabane w'Uburayi akavuga ati hari indirimbo y'Abanyarwanda iri kudufasha hano hantu, bagafashwa. Donc abo bantu bari hari nabo bagahindukira bakamenya ko Kristo ushoboka. Abantu bari bazi ko ari uwo bazungu no muri Afurika nawe yahageze kandi agahindura byinshi ku bantu batuye umugabane wa Afurika. Urumva rero turacyafite urugendo rurerure, ariko turi mu nzira kandi Uwiteka duhamagaye ni utubashisha nyine nkuko nabikubwiye. Abakunzi bacu rero bakomeze badusengere, ubundi Imana nayo ikora umurimo wayo. Ubutumwa bwe